ndamutwita ntabwo nenzi ngo ntwite umukobwa cyangwa umuhungu ndavuga uzambabarire nyine wirengagiza ibyaha n'ibicumuro uzabane nanjye ikigikire yego kuko Imana yo ni umubyeyi wari dutegeye amaboko sasa rero muri iyo minsi nenda kubyara ahantu ntuye hari ahantu yitwa Inyakinama hari habaye igitaramo cya Apotre Mignone noneho hari umushitsi wanjye nari mfite arambwira ati sha ati siko Apotre azaza aho ngaho mu giterane ndaje ndavuga reka nzajye ko naramukundaga nyine nakundaga hari gihe yo nabonaga ubushobozi najyaga nza no gusengera yo Kimihurura yego ndangije ndavuga reka nzajyeyo ndangije ndagenda njyayo ngezeyo nsanga Apotre yazanye ibitenge 500 agomba kwambika abadamu 500 nanjye ngira amahirwe nza muri uwo mubari nene nambaye n'ubusa ntafite ikintu cyo kwambara nuko wari wambaye wenda ibishaje ko ntari wambaye ubusa ariko nagira aravuga ngo nene nambaye ubusa ariko si ubusa nyine nuko arangije aravuga ati nje gushima Imana ngaha ndashaka kwambika abantu nanjye rero mbona ngira amahirwe mbonamo igitenge numva ndishimye bitavugwa ndabyibuka hari ku itariki 16 ku cyumweru mfite gahunda kujya kurara kuri hôpital kugira ngo bankwere cesarienne ku wa mbere ndangije nagiye n'amaguru nyine ntashaka no kugenda harimo urugendo ndavuga nta kibazo nta gitenge ndanarya mvari hari ikintu kitwe biryo ndavuga ati Imana ndangije ndataha ngeze mu rugo nyine ndaruhuka buracya ntegura utwo nari mfite dukeya abantu bari barampaye bareka nje kwa muganga mu byukuri nanjye suko ntari mfite ibintu nanjye mbere nari mfite ibintu nagera hano nasanga umuntu babaye ugiye kubyara cyangwa wanabyaye jera nkamwambikira umwana ariko nanjye iyo neza nagize icyo gihe yarangarukiye kuko abantu bagiye bangirira neza ubwo mpitanjya kwa muganga nsiga abana mu nzu batoya ngira abaturanye njye nyine muncungira abana bakabagaburira umva niba no guteka bakabagaburira kandi nanjye bakangiraho kwa muganga maro n'iminsi nyine kwa muganga ndangije ndabyara maze kubyara nyine posting ifoto ndavuga Mana urakoze urakiri ndavuga ni Mana urakoze ko unkwiye kwiseta amahoro nuko umugabo abona iyo poste ako kanya mbona mobile money mbona nsunikiye nyine amafaranga make icyo gihe yarambwiye ariko mu by'ukuri yaramfashije kuko byamfashije kwishyura ibitaro bimfasha no kugera mu rugo hanyuma nyine urumva amaze kubyara yego kandi yifuzaga umwana yifuza ko mubyarana yego ndangije nyine ndataha ngeze mu rugo arampamagara arambwira ngo shango felicitation ariko nyine ngo nzareba arambwira ngo ndabona amatariki yahuye ariko nzabanza ndebe niba ari uwanjye umweje n'agafoto se yego aramuzi cyane ndaje ndavuga okay ndamwihorera ariko nkumva umutima urasadutse kavuga mani ibintu ningiye byabayeho nyine nkumva sindi kubyumva ku bantu banzi n'ukuntu twari tubanye baravuga sha abagabo urukundo ni scam n'ukubeshya nta rukundo rubaho mwe mubanye gutese ku buryo abantu banabibonaga yego ko Mana yanjye urumva nk'abantu uko byagenda kose mbafite inshuti yego nk'iyo twabaga turi buhure ntago habaga hari habuze nk'abantu nka babiri bashaka kumenya ko ufite inshuti kwenda uwo munsi muri bu meeting ibintu nk'ibyo bisanzwe noneho babona ubuzima nyine ndimo ndanyuramo nzarika nko bita mfite uruhinja ndagenda ndanuka mba nabi abantu bari bazi ko uwo mwana ari mu diaspora ari uwo barabizi na umunsi barabivuga barabivuga bavuga sha wicwa n'inzara kandi rotipe yari muri Amerika umunsi bagiye bavuga ngo shango papa wenga azakujyana ngahana bakayimubwira ubwo nyine ubwo nyine ewana naho ninjira mu buzima nyine bwo kurera ubwo kurera uruhinja hari igihe amamagara gasandimo kurya nk'impunguri uri kurya impungure ndabyibuka nenda kubyara hari famille yanyohereje impungure byari ibigori byo gukoramo igikoma noneho banyireje n'ibishyimbo mbifite mu nzu byombi abana aho yanyiza bitwice reka mbitekane ndabitekana arampamagara rimwe nyine asanga ndimo ndabirya ari kubibona
yego arangije araseka aravuga ngo singa ubwo ngubwo ngo wabuze isombe. Nyine ukuntu ateye ni umwana mwiza ku ruhande rumwe, ariko hari ukuntu ashobora nko kumbwira ijambo ngo use ngo wabuze iki n'iki, kandi nyine kubona ko nakibuze ntacyo mfite. yego Nuko ninjira muri ubwo buzima nyine bwo kurira, mbona umwaka wa mbere urashize, naranjye numva nshimye Imana. Ariko icyo gihe ntwite yambwiraga amagambo mabi, iyo namwandikiraga message leta agashyiraho nka emoji yo kuruka. Oh yes, ibase. Cyangwa se namwandikira message agahita ashyiraho iya zipiti. Oh yeah. Kavuga si Imana koko, nkarira abantu bakambwira ati oya ariko ihangane. Yeah. None sasa rimwe na rimwe nkajya mbona yapostinze ari nta muri Afrika yasohotse, yaje mu Rwanda ntakubwire, cyangwa se ari muri Kenya ariko enjoying ubuzima. Icyo gihe nahitaga noneho nsubira mu bihe bibi. Ubuzima bwaje gukomeza akubwira amagambo biza gukomeza gute? Nyine icyo gihe urumva yambwiraga nabi, noneho namwandikira akanyana akajya ambwira nabi, akajya nko kajya upfusha umwanya wawe ubusa ariko ngo uranyandikira. Yanaje muri Afrika ntakurebe. Yes we ntandebe mbona yapostinze nyine ari nko nk'inaha yaje muri Afrika shanka babara, noneho nkumva ngiye hasi byatari. Hasi ni wa muntu koko wabagwaje nta turi kumwe, nyine nkumva sindi kubyumva. Nuko ariko n'umunyarwanda se hano ubundi n'umunyarwanda uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngari haba abahe ariko barayamba yanyica none. Gusa aba mu bihugu bya Europe, aba ku mugabane w'Uburayi. Yego. Nuko birangira ubwo nyine ndavuga nti ngomba kwiyemeza, niyo wamuzanye ku isi nta kundi. Ndakomeza ndarira, ndamurera umubebe wanjye, mukunda nk'abandi bana banjye, kandi nkumva yego nyine wenda icyo gihe nagize igikomere, ariko umwana wabonye amaze kuvuka kabisa ushima Imana, ahubwo ukabwira Imana ati mugukize mu biganza rero papa wanjye wimfashe kurera. Hanyuma rero ndarera, ariko ikintu nshimira Imana nuko nyuma yaravutse nyine ya magambo mabi yambwiraga ntabwo ngiye kuyambwira. Nubwo wenda niyo namubwiraga wenda ikintu ku mwana ntabwo yambwiraga nabi, wenda yabaga yanyihorera ariko ntambwire ya magambo mabi yambwiraga mbere. Yego. Hanyuma ndakomeza ubuzima, umwana agiye gutangira ishuri, ndabishimira Imana ko ariko ubwo muri urwo rugendo narashonje nkajya mu madeni y'amazu, ubuzima buranshanga kabisa, buranshanga ndara hasi, ngeraho ngaho Imana nyine kayigenda izura ubuzima bwanjye gahoro gahoro. Yego. Hanyuma nza guhura n'umuntu, hari umukobwa twahuye ndashaka kumushimira ngaha aba USA, twamenyaniye kuri TikTok. Yego. Izi mbuga nkoranyambaga nubwo hari abantu bazikoresha nabi ariko zagukiza cyangwa zigiraho umugisha. Yego. Ubyitwayemo neza. Ubwo rimwe naciye kuri TikTok mbonaho umukobwa yitwa Esther Mahirwe, aba muri Amerika. Ni umukobwa w'umwana mwiza, ntabwo nakubeshya, naramwandikiye mwandikira mfite ideni ry'amafaranga 80,000, mubwira n'andi mafaranga nari nkeneye, nafite ibibazo byinshi. Ndamwandikira ndamubwira wambaye ukamfasha gutya na gutya. Nari mbonye video imwe yiwe arimo aravuga ngo shango nirirwa mbaha amafaranga ngo ndi gushora ngo mu Rwanda ngwayiza mukayarya ngo muzingo nzakena, ngo sinzakena ngo kandi nzakomeza kugira neza abantu. Tuvuga si umuntu mpita mustokinga n'abaka mbanze ujye kumureba uyu muntu ugira neza abantu. Yego. Ndangije mpita mwandikira inbox, ntago nakubeshya, umwana w'umukobwa ngirira neza, mugiraho umugishana n'uyu munsi. Numva nyine ndanezerewe. Afite YouTube channel yitwa UTMS Media, UTMS TV. Urumva abafite amacano hano mu Rwanda abantu bakayakoreraho nyine. Yego. Abantu bagiyeho bamusure bakore subscribe, n'umwana mwiza w'inyangamugayo, sinzi ko namuvuga. Hanyuma rero icyo gihe aramfasha, aranyumva, ndabwiye nahuye n'ibibazo, angirira neza, ari umuntu gutega amatwi kumva ko yaguteze. Ndabyuka namwandikiye message ya mbere, amaze kuyakira ansubije arambwira ngo yonge ihangane, none se ngukeneye amafaranga ngaye. Banze mvuga menshi ariko ariko giye navuze make, icyo gihe navuze 180, ariko aciyeho iminsi arananyandikira kuri telefone, kuri WhatsApp, ubwo duhana nimero
yarayampaye, arananyandikira arambwira ngo ndashaka kuguhahira. Muri ya nzara udaheruka utazi umufuka w'umuceri ugura gute, nyine hari ibintu uba uri kumva nko mu matangazo biheruka kera cyane. Arambwira, mbona yanyandikiye message ngo aho ngaho iwanyu umufuka w'umuceri ugura ngahe. Yesu we, ndavuga ndamubwira uko numvaga bari kuvuga kugura. Hanyuma arambwira ndashaka kuguhahira, arampahira ibiryo by'ukwezi, numva ndishimye, ubuzima butangira kugaruka. Kandi nyine nk'uko uri kubibona ntago nsa nabi, ntago nshonje nk'uko igihe nari imeze. Ndabishimira Imana nyine yagiye ibana nanjye muri urwo rugendo rwose, nari uyu munsi twaba tukiri kumwe. Imana ishimwe cyane.